ZOOM TV24. Okay, reka nongere mfate uyu mwanya mbasuhuza aho muherereye mu bice bitandukanye nk'ibisanzwe ni ZOOM TV24 ukurikiye mu gace kacu ka ZOOM Star aho tuba tuganira n'abastar batandukanye nk'ibisanzwe ndiremera gahita umutumirwa we tugiye kubana mugiye kumumenya amakuru ni meza atangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Gisele Neza nkaba ndi umunyamakuru ku Isango Star mu biganiro by'imyidagaduro. Yes, Gisele umunyamakuru mu biganiro by'imyidagaduro. Kubera icyo ubundi wahisemo kuba umunyamakuru? Nago nakubwira ngo nuko kinabihisemo ariko narabikundaga. Iyo ukunda ikintu niyo wagikwepa byanze bikunze yari cyawe kiragukurikirana. Ngo mu itangazamakuru habamo ibyiciro byinshi bitandukanye. Kubera icyo wahisemo icyiciro cy'imyidagaduro? Nkunda umuziki rero niba nashoboye kuririmba sinshobore no kubyina simbe na producer why not ntakorana n'abanyamuziki muri ubwo buryo. Abantu benshi bakora ibiganiro by'imyidagaduro n'imikino ampress usanga ari abantu baba barigeze wenda kubibamo mu myaka yashize cyangwa se baba bafite izo mpano. We nta mpano waba wibitseho wenda? Ngubeshye ntago nzi kuririmba. Kera wenda ukiri nko muri secondaire ni iki wakoraga ku ishuri? Kuko nta muntu buri kintu akora. Ntago kibura nakoraga ibintu byinshi cyane ngewe uraza no n'ibikiri. Nakinnye basket naririmbaga ariko ntago nari umuhanga tu biri aho ngaho. Naranabyinaga ko muri high school usanga abantu bose babyina benshi nari narabyinaga. Ukuvuga ngo imyidagaduro n'ubundi ni ibintu bimbamo nyine niyo nabikwepa abandi baririmba nkabyina. Yes, Gisele w'umunyamakuru. Ubundi Gisele ni muntu ki? Gisele ni umukobwa ndamusobanura gute ngahita umukobwa nyine ibindi twavuze umunyamakuru nize nita muri maternelle strong commerce superieur nyiga bita muri collège Sainte Marie ku Kibuye. Nyuma université ni muri University of Kigali. Gisele ni umwana wa kangahe mu bana bangahe? Ndi imfura. Mu bana bangahe? Batatu. Ufite ababyeyi bose? Yego. Nk'urugero iyo umuntu wenda afite nk'ababyeyi hari ibintu bitandukanye baba baragiye bamubwira wenda akiri mutoya, ni nk'irihe jambo se cyane nk'izihe nama wagiriwe n'ababyeyi na nisawe ubona ukigenderaho? Inama ababyeyi bakugira ni nyinshi cyane ko nyine nk'uko iyo bakiriho n'undi baba bakizi kugira, ariko harimo kubaha. Kubaha ni ibintu natojwe. Umuntu wari we wese uko yaba ameze kose ntago nasuzugura umuntu ngo nuko asa gutya nuko yenda atambaye neza. Nubuze umuntu icyo ari cyo nyine ugomba kubaho umuntu uwo ari we wese. Nicyo kintu cya mbere ndenderaho mu buzima bwanjye. No kuvuga Gisele no gusenga nyine ibyo ni ibintu bya twese n'Imana ni ati no gusenga ukabukongera gusengera rero ubundi. Ndi umukatolike. Yego. Wumva utazahindura idini? Ntawamenya ariko njye cyo nzi nuko nsenga. Wemera se byibiri ikintu bajya bavuga ngo idini ry'umugore n'umugabo? Nabizi ko ugiye kubivuga ibyo bintu. Ntago mbyemera kubera ko ushobora kuba nyine gahita uri umugabo wanjye usengera nkaza nkukurikira, ariko bitewe nkanjye nakuze ndi umukatolike nkura mu katolike. Nunjyana ahandi no kubimenyera bizangora nyine uragenda kugira ngo muzuze umuhango musezerane. Ariko abakatolike ngo muba mwaranangiye imitima ngo kuva mu idini ryanyu reka nibiba bishoboka? Oya, birashoboka. Hari n'abanasara babatizwa se ahubwo kenshi cyane mu Protestant, ariko iyo nyine ndabikubwira ko mbizi hari ukuntu ugendera ku bandi ugashaka nawe kuva ahantu nyine usengera kandi ukajya mu barokore nawe ukabakurikira, ariko byaranze. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu se uramutse wenda
ukunzwe n'umuhungu wenda utari umukatolika wenda w'umumizirima cyangwa se usengera muri indi dini urumva kandi wenda agukunda ku buryo yifuza ko mubana nanjye mukunda byongereho nawe mukunda mukagera ku kintu kindi umuntu mujye kubanaho n'ikindi kindi kuko idini ntabwo ari ryo ndarya mbere ariko naryo ni ibintu bimwe nabyo bigomba kuzamo ariko umukunda n'abagukunda nyine mwabyigaho mugashaka ko mubigenza kuko abana baba bagomba gukura bafite umurongo bagenderaho mu bijyanye na religion. Wabana n'umugabo musengera mu madini biratandukanye cyane kuko basenga Imana nsenga aziranga zemera Imana nge nta kibazo. Gisele wenda watangiye umwuga w'itangazamakuru ryari? Nta gihe kinini gishize nabigemo muri 2017 kitangira gucyongera mu kwa kane mu kwa gatanu. Ukinjira mu mwuga w'itangazamakuru nyine ukicara kuri mikoro nyine ugitangira ubwo buzima ni kihe kintu cyakugoye? Ikintu cyangoye se buriya nikira nacyo ko urumva iyo uri mushyashya ufite abantu bari kukwerekera bigenda gutya nagize amahirwe nyine yo gusanga hari abantu bari babimenyereye banyigishaga bakora bacana mikoro gutya ariko nyine ikintu ntago ubura ubwoba urumva kujya kuri mikoro abantu umubare ngiye ntazi runaka uri muranyumva kako bakazamo bati ngiye kuvuga iki ukabanza kwitondera ibintu byo kuvuga amagambo bayakubanye make amagambo make cyane ahubwo uba wumva yashize kandi mbere yuko ujya uba wumva excited ufite ibintu byinshi byo kuvuga ariko iyo ugezeho nyine ubura icyo uvuga uba wumva byabuze niyo waba ufite script y'ibintu wateguye kuvuga ukazajya wumva byanze ukazajya wumva ururimi byita ngo ururimi ruragobwa ukazajya wumva kabisa. Ni iki cyagutunguye ukigera muri studio bwa mbere? Icyantunguye ntago navuga ngo icyantunguye ni ukugera muri studio bwa mbere nkabonamo iki ngiki ahubwo uburyo nyine byihuse nkahita njya muri studio nkatangira gukora mu biganiro nyine byarihuse kuri njyewe ntago nabyo expectingaga numvaga ari ibintu bizamara igihe mbyirukaho nshaka kubikora ariko Imana iramfasha nyine birihuta. Wenda kugeza iyi saha uri umunyamakuru navuga yuko hari abantu benshi bamaze kukumenya n'iki wishimira kugeza ni benshi icyo nishimira ni ukuba nakora like nkakora ikiganiro nkumva nyine abantu bagikunze bakunze ibyo nakoze that time nyine ugira courage nejuza mu kazi ewana wumva ibyo uje gukora risawa uvuga uti niba mfite abantu bakurikira ibyo nkora kuko ntububazi nyine keretse kumva feedback z'abantu ariko niba nyine ufite abantu bagukurikira biragushimisha kumva urishimye ukagira na courage. Wenda umwuga w'itangazamakuru navuga ko ni akazi yes nk'akandi ariko noneho ni akazi gatuma uba public figure ukuntu gatuma abantu benshi bakumenya gatuma ugira abafana gatuma ugira nyine ukurikirwa cyane ahubwo gatuma ufasha guhuza abafana n'abastar kuko ntabwo ugira abafana ntabwo uri umustar nawe ugera ukaba umustar kuko iyo ufite abantu bagunekereza ko iyo ufite abantu bagukunda ufite abantu hariho umuntu ubaho atanacariya mu nzira ngo tumenye ko yahaciye ariko gusa ntabwo urajya nko kugura ikintu ahantu ngo nuvuga bahita bavuga ngo ariko ngo hari ahantu nakumvise bibaho cyane ko ubu nyine haje na social media munarakureba niba yumvise Gisele Neza akahita agenda akamureba kuri Instagram akareba nyine ushobora no gucana akakumenya ariko iryo niryo tandukaniro ryawe n'umuntu nyine uri muri quartier anga ukora muri office runaka tutazi sibyo byanze bikunze iyo wabaye nyine umuntu watangiye kumenyekana ntago habura challenge uhura nazo muri societe wabagamo cyase no mu buryo warubayeho we nta challenge wigeze uhura nazo? Ntago navuga ngo zirahari nyine zahatari nkuko undi mustar ayazivuga baririmba cyangwa bakora mu mafirme ko baba barebwa n'abantu benshi cyane ko nje nkora no kuri hadi iminsi myinshi ariko bibaho nyine ntari abantu nyine nakubwiye bandi baba bakurikirana zigucukumbura kumva Gisele akajya kureba hanaha
kabiri nko kwigendera ngo ngo nyine birabangama tu kuko ndende umuntu ukunda nyine kuba ndi free numva ngo nta kintu ndi kwikeka nta muntu uri kundeba like niyo twagura capati tukazirya mu muhanda it's okay ariko nkaba ndi kuzirya nkabona nk'umuntu aravuze ngo narizara se abikora mani bari atari tu ati ukirira capati no kuvuga tungu nago wakwigira mu biryo ngo wirire twatubushete twa desa najyayo nje najyayo ahubwo nuzambona nazabitindera nje najyayo nyine nibyo ndikubwa ko bibangamara umuntu nyine tukubona yakumva ngo ngusirana yazi kandi nawe ndari kuzirya nisicyumva ko apart from being nyine umunyamakuru umuntu nyine nkawe nizo capati nizo brochette nta birya ntaribda bivuze ngo challenge wahuye nayikomeye niyo kuba abantu bumva yuko utameze nkabo ibyo ntago birambaho cyane nyine kuko ndabyirengagiza dushobora no guhura ngira ko nakubonye kubera ko nyine hari uburyo ngiye mbona byahinduramo n'umuntu ushatse kumva ko n'incano barandeba n'incano hari uburyo bishobora gutuma ubaho ubuzima utabayeho nkumva sinshatse gutega moto kuko nyine ngo barambona nkatega taxi voiture yenda ntabasha no kuyafodinga ugasanga ugiye kwigora nyine bitanakwemerera ubuzima bwawe ugasanga nk'ubuhindura kubera ngo gutinya ko abantu bakureba ariko njye nta kibazo mafite na kimwe natapandi go maze ndayigira ugenda muri taxi bisanzwe byose kabisa ngenda turetse zimwe bahagarara nizo zananiye amahirwe nagize ndi kumwe n'umunyamakuru sibyo turi gukora ikiganiro of course ngenda shanga hereze mikoro byibura ushake nk'inkuru runaka wentroduiza nyine abantu nyine bumve ko ari waje Gisele nyine turi kumwe ZOOM TV24 Gravity omutujingo akaba ari umuraperi wara muri Uganda warashwe ku munsi wo kwa gatatu nimugoroba ariko kuri ubu ngubu byagiye bivuga ko yaba ari kubeshya ariko mu byukuri ntagabeshya nk'uko umuvugizi wa police hari ya Kampala yavuze ko uyu musore yarashwe kuri station ya police arashwe n'umusekirite kuri bikaba bivuga ko rero Gravity ari gutegura igitaramo ntaramuka akize kuko ari koroherwa azashimiramo Imana ngira ngo rero mwabibonye yuko turi kumwe niyo muri gutrendinga kuri social media niyo turi kumwe na Gisele Neza ntago twaba tuburiye no kuvuga iyo ubaho ubana n'abantu hari nka karite bakunda kukubwira cyase banakuvuga handi kufite nyizi ahubwo wayimbwira kuko tumaranye iminota myinshi no kuvuga ngo abantu bawe nta karite nimwe barakubwira ufite barazivuga ariko ziba zitandukanye nese ngenda bizi iyo nyayo ibyo byose nimba hari nk'icumi babikubwiye ntago habuzeho nka babiri bahurije kuri imwe karite sone karite niba ari character niba ari karite sinzi nuko nakunda kurakara nyine maranisekera tu nago nkunze kuba ndakaye isura yijimye ntage kunze kumbaho ntage kubera ntage mbera niyo yaje abari impamvu yego nyine ntawari useka kuva le premier kujya tante ariko bihora ari neza nyine nkukundi neza Gisele Neza bihora ari neza inshuro nyinshi nyine niyo bishatse kuba bihari ukuntu kubera nyine ubutaramenyereye yasura yijumye utubirwanya kugira ngo gume kwa kundi wose ni ihe wizi nanjye niyo nase ngira ngo indi yenda nuko yambasha nyine kuganiriza abantu kwa nyine ntago ngira nyine ibiganiro byinshi cya blague ariko niyo twaba duhe bwa mbere ntago agushobora kubura icyo uganiriza umuntu ndamuganiriza ariko nanone hari uburyo ushobora guhura n'umuntu ukabona ntimuri buhuze ukaba wigiriye ku ruhande ariko ndaganira kwa ni nk'akahe kantu kakwibutsa nk'imyaka yawe 5 ishize kantu kanyibutsa imyaka yanjye 5 ishize imyaka 5 ishize ubwari muri 2014 2014 ejobundi mba numva ari vuba cyane nyine nk'akantu kakwibutsa uwo mwaka akantu kanyibutsa uwo mwaka ni uburyo muri secondaire twakundaga
ukinterpreta nyine indirimbo z'abahanzi tukajya kuri stage ukayigira iyawe ukaririmba indirimbo ya Meddy ukayigira iyawe The Ben bakaza no kugufesta ahubwo bakagwa n'amafaranga kandi byahise icyo gihe Gisele yakunda guhema aya nawe njye nkunda abahanzi benshi uyu munsi nyine uratubwira gutya ariko buri ufite uyu munsi uratubwira gutya none sinakubwiye ko ari indirimbo babaga ari indirimbo kugira ngo hatazagira uvuga ngo yanze kunyakira mu kiganiro ngo kubera ko afana kanaka aya bose nyine bakunda icyo kibazo icyo gihe zabaga ari nyinshi zitandukanye ntabwo nakubwira ngo ni iyi ngiyi ariko wasangaga benshi active knowledge benshi batandukanye the band bose nyine Gisele afite aba ex bangahe icyo kibazo ntabwo nzi ngo ni bangahe ariko arahari tu ndavuze aba ex ko bagize benshi none si ubwo ntekereza yuko utangana gutyo byibura utarakundana n'abarenze umwe gahita wasanga nta n'uhari nta n'umu ex uhari ukaba uri muri ibyo ngibyo njye nyine ndabajije nawe uhari se honestly ntabwo mbazi ni benshi cyane ntabwo ari benshi cyane ahubwo ndi kumva ntabyibuka nyine iyo ibintu byagiye nk'ibyo by'aba ex urabyirengagiza ukamuvinga ntabwo ushaka gutekereza ngo nagize bangahe ngo ariko arahari uyu munsi Gisele ni ingaraga igaragiwe cyangwa ni ingaraga itagaragiwe ni ingaragu nase nkubwire ngo ni ingaragu none se nyine baramutse bagutumiye nk'ahantu nyine nko mu birori bakakubwira ngo nyine ni ukuza nyine uri kumwe n'umuntu wawe nawe nta kibazo nawe twajyana n'undi mushiti wanjye twajyana rero biragorana kubaza umunyamakuru uravuga umukunzi Gisele afite umukunzi mfite abakunzi abantu mwese munkurikira ndabakunda abantu bose inshuti zanjye ndabakunda ariko uwo yenda ushaka kuvuga for now ntawe ushaka wenda namwumvishe kuko ntacyo ibyo njya mbibaza ntabwo ngenda bube nk'abantu banga kubivuga ntawe nyine ntawe none se mbabeshye ntawe kubera iki nawe nuko ntabwo igihe nyine cyabyumva numva cyagiye n'Imana niyigena nyine ibintu byose bijyana n'igihe nose ntabwo ni ibintu biba byashatse kuba ntabwo nakwicara ngo mvuge ngo Gisele ngo none ngo ngiye kugira umukope ngahita aza ariko umuntu akurebye ntabwo uri umukobwa mubi udateretwa sibyo nyine ndabyumva ariko ngo wabuze amahitamo oya ntabwo ari ukubura amahitamo ariko hari n'igihe uba wumva ushaka igihe nyine cyo kubaho uri wenyine utekereza ugakora akazi kawe cyane ko nkanjye nkikeneye kwiyubaka muri kariyeri nkamenyera nkiga byinshi buriya mfite byinshi byo kwiga nkigira no ku bandi bagiye bambanziriza niyo mpamvu ibintu nk'ibyo mba mbishyize ku ruhande wenda tugana ku musozo w'ikiganiro wumva nyine uri kutubwira ngo urashaka kubaka kariyeri yawe uracyafite byinshi byo kwiga wumva nyine ushaka kugera hehe mu mwuga wawe ukora w'itangazamakuru ni kure kuko mba numva nashaka kuzabireka like nyine ntashaka kuritaringa ngo mvuge ngo ndabiretse ngo ngiye gukora ibi ngibi ngo kuko byanze nkuko bamwe bakunda kuvuga ngo nta mafaranga abamo ngo ndabiretse nyine ngiye mbikora ko mbikunze niyo mpamvu mba numva bimbere byiza nazabikora nahirwa nanjye nkagira igitangazamakuru cyanjye why not nkagira n'abandi benshi bakora nk'ibyo nkuko nakuze mbikunda nkajya mu gitangazamakuru cy'abandi nanjye nkagira icyanjye nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda